navuga ngo indirimbo nkora zose ntago ari uko ari ibiba byambayeho, ahubwo akenshi iyo atari ibyambayeho yendera kuri stories like z'abantu, ibyabaye ku mushuti wanjye, ibibaho tu mu buzima bwa buri munsi. Ikindi kibazo ikibazo cya kabiri cyari kisubiremo cyavugaga Joanna icyayi cyabaye cyinshi. Joanna subiramo ikibazo cya kabiri. Indirimbo ndakibuka, indirimbo uburi ni true story uririmba cyangwa ni uba urahimba tu? like it's like the same nicyo nimvuze, like indirimbo nkora hari biba byambaye, ariko akenshi urebera no kubiba mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Okay. Yeah. So King we Dumba nawe vuba unyaruka tugenda. Ibibazo bibiri. Yego. Kimwe kiragira giti ese umunsi ubura umubyeyi wawe ukimara kumubura nyine feeling wagize nyine wumvishe umeze ute nyine tu natwe tubafite nyine tuba twumva kubabura nyine ari ibintu nyine bya dani, ukimara kumubura wumvishe umeze ute mu mubiri wawe? Well, umusarira ngaho ikintu mva nagusubiza tukuvuga cyane ngo ukuntu na feelings, kuko of course wahita ubyumva ko ufilinga nabi of course, ahubwo nk'ikintu nakubwira kuba ukimufite buriya wagafilinze cyane neza, kuko nta kintu nyine cyakubabaza ubaye utarakoze buri kintu cyose wifuza gukorera umubyeyi wawe, kuko ubuzima urabizi ntibikabe, ariko urabizi ko ubuzima tutamenya aho bwerekeza. Yes. So mama kuba umufite ni intwaro, murambivuga ni intwaro ya danje ufite mu buzima bwawe, so kumubabaza, kumuhemukira cyangwa se kumutenguha, ujye ubikura muri plan ufite nyine tu, ahubwo uharanire guhora abona yuko like aba aterwa ishema nawe buri munsi. Yeah man. Okay, Gasach, thank you so much. Nana cute. Oui. Chris, izi urashaka kumubaza ikibazo kimwe twagiye. Okay, ikibazo ngiye nifuza kumubaza. Wenda nimva ndamwinjiriye cyane yemerewe kuvuga wenda no.